ariko shaho kiba kunateye na neza rero uba akanya kuko reka nkubwire uhora umbera mu cyanya yabo hose cyo nibuka cyo wambwiye ko ufite imishinga y'amato ubwato nabobonye ubwato burahari na hari hari bundi butatu hari hari bune hari ikindi cyambo ufite epfo na ruguru ni ubwato 8 ngo maze kugira ubwato 8 rero urabona ubundi yo kugira ibintu ntabwo ngize oya uzwi umushinga ariyo wafashe kuba kira ikaje ko cyarabize ariko rero n'ikindi akanagashinga oya ntagaragashing kazaguka impamvu gihita gashinga turacyari twatu 8 nshaka amato 20 ari hano mu mazi bure na hari mu hari rero hariya sheri usko mafite kirune rutoki runini cyane wenga ngiye nk'amajerekana ngahinda y'imito byavamo nka n'igihombo amajerekani 50 bitewe n'uburyo hari tukiri dutoya ubaka kanyizi maze kwera havamo nka igihombo zose insina mfite urutoki mfite ruriho ibitoki byeze bakoramo umutobe bagakoramo urwagwa ihombe byumva sheri urumva rero nibyo ndimo ndi kukubwira wowe nkubwira ibintu kanga kubyumva oya ahantu sinahemukira n'ibigeze usko ariho nubatse mira etaje wow shawarashoye uriya mutamenwa wanje ari kwa Facebook bakubona dore ngibi byanzanye tugende mbese wereke urabona sheki bakwiye icyari benese urabibona ndaje mbwira umuhungu wanje kujyane yo ariko turajyana ntabyo menyereye ibintu ngenda kujyana urajyana ndagutwara nkutware ariko rero ahantu ngomba gushiramo sheki nge bundi ndabikunda itangiye kuvuga ngo share ngo ndararangije kumva merci beaucoup merci Sore uyu munsi ko ndi kubona usa neza ara yego cyane nise kibakwira n'ubizi mwana ko yamenye umufungo kigara ahubwo avuga ngo ni heza umva rego iyo umuntu ari kwitara bari kwitara mwana yaramembye nyine mpita nikoraho nanjye none usa nayo kunanirwa kumera nkawe bako umva mubwira nanjye ubutanza squadred eka ndazikunda pe mbona ari nziza za squadred nyine reka ubwo buntu baba ubwo bita busaza sheri umva ni nkako kanya bita bushinguka ahubwo se umva kubaze sheri ko muri iyi minsi hasigaye haza abakiriya benshi kandi noneho babagabo sujye ubibona nawe biterwa n'iki erega gusa wowe nawe icyo kibazo kibazaho umva hari igihe nyine mbireba nkabitekerezaho nkabyibazaho abenshi ni abagabo pe umva rero nkubwire ejo n'ejo bundi ushobora kugira gutya umuntu akagukunda akagushyira mu rugo iryo kosa utazarikora abagabo bafite ikibazo bari guhura nacyo mu ngo zabo ugasanga ageze mu rugo yiriwe mu kazi kenshi yirirwanye stress ibibazo byinshi bitandukanye yagiye ahura nabyo mu rugo yagera mu rugo yego mu rugo no hari igihe haba habayeho ibibazo ariko ntabwo ibyo bibazo ugomba kubitura umugabo wawe ugasanga ageze mu rugo umugore nta kumwakira nta kumubaza wiriwe ute nta kumukuramo umwenda yambaye nta kumuhanagura nta kumukuriramo inkweto nta kumuzanira silipa ngo amwambike mbese ugasanga mu rugo ni umutima mubi wihibereye ariko iyo bageze hano kwa Kibakwire tubakira neza tukababaza uko bibameze tukabaha ibyicaro n'ubwuzu tubasekera tubakuramo imyenda yambaye nk'ikote yashyushye iyo hari izuba uri kubyumva tubahanagura ibyuya tukababaza tukabakorera utumasaje tukababaza niba bananiwe mbese twadukeya twose tugenda tubaha urumva arakompara akareba mu rugo na hano kwa Kibakwire akabona harimo diferanse nini akavuga ati aho kugira ngo ya masaha ntashye
ingende mpitira mu rugo, reka mbanze nce kwa Kibakwire mbanze nduhukemo gatoya mu mutwe ku buryo ndi buze kugerayo mfite ibitotsi naruhutse mpita ndyama nta stress y'umugore cyangwa se abantu, kuko abagore bo muri iyi minsi ntago bari kumanaginga abagabo babo, bari kuza hano nyine kuza kuruhukira hano. Niyo mpamvu rero ntukabyibazeho cyane, ni keya tubaha nuko tubakira. sha reka mubwire usiko koko wa mugani baza baje kuruhuka akibaza uburyo stress zo mu kazi arahita agenda akazivanga na stress zo mu rugo, agahitamo kuza kugira ngo abanze aruhuke byibura atahe yamaje gutuza cyane. Niyo mpamvu rero ahubwo wowe ibyo ntukabyibazaho, ongera keya, uri kubyumva, dukomeze tugire benshi kandi ntuzarambirwe, ibyo nibyo bizakomeza. Sura kuntu uri gusa reba hasi wigeze ku mutwe, reba nyine nawe nibyo biri kuduha amafaranga, umva nibyo biduhesha amafaranga, kandi ni ukuvuga ngo uko Kibakwira azajya agenda azamuka bitewe n'abakiriya ni nako azajya agenda natwe tuzamura umushahara. ahubwo tugenda tujye gutunganya ibintu byose kugira ngo tuze kubona uko twakira abamukanya. Okay, tugende rero muhungu wanjye kujyane akugeze hakurya iriya ugaruke nzumva ukuntu ubanza wumva ukuntu kugenda numva uburyohe birakomeye cyane. Nari menya ko n'umukobwa ntwari nk'abakobwa romantique kanze nkwereke. Erega abakobwa nawe urabizi ikintu dukunda, babanze bazane na wa mwambaro wabugenewe, hari ibintu biba byarabugenewe hano. Kapitene wampaye ku jacket. Bana abahungu bacu baba barazobereye babanza kwandike neza yawe ngiye kwandika babimenya. Mubwiye ko njye namenyereye ya mato manini. Ariko ngende no koga rero nubwo nta kwambara wow. Rero Bojya. Hariya niho wavuze hakurya hari urutoki. Habamo n'amafi menshi cyane, ariko twe mu mishinga iyo ushaka gukora bahise tugashyiramo amafi arimo, ariko tukajya turoba. hari ahandi hantu ufite agashinga, sibyo? Hari ahandi hantu ufite agashinga numva ahangaha byaba atari neza cyane. Ahangaha n'ubundi ukuntu uza kuroba ugasanga bitaje iminsi n'iki ugasanga iki byatokera, cyangwa barangije kuroba cyangwa ugasanga uraranguye nk'uko cyangwa urarobye bajya ku isoko ugasanga urahombe. Hari abafite ibintu Nukuri reka nkubwize ukuri Kibakwire, kumenyana nawe nukuri ni iby'agaciro, ni iby'agaciro kumenyana nawe. Bicarire hano haba hari ahantu bicara. Njye nshaka kwicara hariya. Okay, Ngwino turicarana ariko mpamagaye kandi. Okay, ihangane gato ari akantu ndimo ndaje. Ndi mu mazi ubu ngubu, umuntu witwa Kibakwire ari kuntembereza ahantu, ni ukuri kandi turi mu mazi, ni ukuri. Humura, Kibakwire afite imishinga inahangaha idasanzwe. Sawa urumva umuntu warumpamagaye nkagurya ariko shawe Kibakwire unateye na neza rero. Kuko reka nkubwire, uhora umbera mu cyanya hindukira ariko urebe neza. Wow, nanjye ngiye guhagarara.
hari kujya mbona abantu uku nguku bakora gutya iyo ndebye ibyo byonyine mba numva nizihiwe. kera ajya kunyita umwamikazi wawe byaje kurangira gutyo wawe Ariko gusimbura wowe ujye hanze n'indi ariko iyo ngezeyo ndabikubwira. twitahire iwacu twitahire dore hano iyo urangije kuzenguruka bagize gute sibyo ni ukuza ukaruhukira hano aha niho bambukira sibyo aha niho binjirira abashaka kujya hakurya y'uruzi abashaka kuza hakuno ino Donc ni business yawe. my business Our business. ikintu ngukunda no kutajya unyikuraho Our business. ntabwo ujya unyikuraho she nanjye nzabikubahira. Merci. humura no tugende njye narabimenyereye turi utuntu toto simple Très simple. très simple Navuyemo buri kugenda nawe irukanka turebe rero. Tu viens? merci wahabonye iwacu mu byacu wahabonye Mu byacu. Nari ngiye kukubwira mu byacu. mu byacu Okay, on y va. Okay, ubundi amafaranga yanjye ndayatanga, ariko icyo nzi cyo nuko nzi ko agomba kungarukira. Amahanga nagenze se nagenze ku busa. Kamore product ndayifitiye maze ndebe ku bwenge mbwifitiye hari ikindi. maze ndebe ngo hose ukuntu bagiye kubinzanga ku mugaragaro. Ntibigombera ubwinshi. Okay, ibindi yego igikorwa cya mbere turakirangije sibyo? Byagenze neza, ntituvuye kwa noterera. Ubwo rero aha ni kuri Venus Bar, ariko hakaba hakoreramo icyamamare cyitwa Kibakwire. Yego Kibakwire wo munyereke nanjye ndashaka kumubona mwiza rwose. muzamubona ntabwo ari se ngo tumubone bizabagarura, ariko byari byo byose abantu ndavuga b'abagabo, ariko abagore ntimundebe nabi ubwo mubyumvireho. Abagabo babuze keya iwabo baza Kibakwire, azi gutanga keya, niyo mateka ye arazwi pe. uravuze ngo niba wasenye ingo zacu. Oya, ntabwo yazisenye, ntabyo navuze. Mbo kuvuga ni ugutaruka. ndumva ari na Kibakwire ko nibyo uvuze nibyo. Kibakwire Ubwo se ni igiki? Kibakwire murakizi? Ni igiki? Aha, dukomeze. Okay. Muravuga je naramwiboneye. Ndamuzi. Ameze ate se? Aratwika hagashya. Kibakwire. Ndamubakumbuje. Okay, kuvuga no gutaruka. Tugeze aha ngaha ni muri bar. Si muri bar abantu baricara gusa. Nyine nkawe niwe ubafatanya, niwe ufite ijambo. nabihoreye ngo muvuge ariko Kibakwire murava hano mu bumenyi. Ni Mutuzane ndebe Abazane cyo kunywa. cyo kunywa. Ninde uri bugure rero?
Boss. ni wowe boss Are we amafaranga nindiri buyahabwe. umva ni wowe hanyuma ninde ujyanye umutungo Amafaranga no se bafite amafaranga sibo bagura. oya nabo baragura ariko Mbo okay ibintu ni bibiri. Mfite abaje bampagarariye namwe mufite ababahagarariye buri muntu aragurira. ese nukaza n'umusamburi bose ibyo nta kibazo niko n'ubundi bugure bugenda Aha. bose barafatanya Barafatanya. bakagurira abagabo twebeye ko turi bubihurire Turabihurizaho. Maze nishyure cyangwa turishyura nyuma. uhishyura turagusubiza Aha. eh Harya si miliyoni 15 twaguze umurimo. yego Afite secrétaire. ubu ni njye ungirije boss muri make. Bo. Aje bakubita basireza kapusi ugafite karimo umutungo wose. ariko ndakureka wikorere mu baza mutwishyuye turanywa nyuma da tutaza kumubihura Ntabwo tuyavanamo yose ko dufite indi mishinga myinshi cyane. turabaha yabo Aho na menshi. aya niyo bita ayo ni amayero amakina amadolari reka reka ayo mafaranga ni aya nanjye nibwo nayo Ndamanza nyabasobanurije. urayazi Nawe se nizere ko atariyo mugiye kuduha ni ubwa mbere yanyabonye pe wabo aya mafaranga ahubwo se ntabwo uzi agaciro kayo. ni amaki Zana ndebe. ni amafaranga ni ibiki zana twese turiya n'amafaranga Manzi urebe n'ibyanditseho. mfite n'amatsiko uretse kubanza ari amapawundira Na meza cyane. Okay. Mureke mbasobanurire aya mafaranga. Sibyo? ko nibazane nkoreho yose numva ukuntu biba bimeze wumva nyerera ukuntu da afite ireme Ni nouvelle arrivage. aya ndayemera Urayemera? ariko ni twebwe tuyakoze bwa mbere aya ni Uko amanota ni umukamato nari nawe yabaze. reka twese tuyegeranye Dufashe kuyabara. ese yabonye ikarita mweri yarasohoye Ako kari. Mwigize hano, mumpereze hano. Mumpereze hano. Okay. Ari muri equivalence mbwa ni ya miliyoni itarakora 15 nkuko amasezerano y'ubugure yari ameze. miliyoni 15 Ho mugabo abari. Mumpereze hano. Ariko ayo mafaranga azirana n'amazi. Amafaranga yose ntabwo bayashyira mu mvura. azirana n'amazi Mbese amafaranga bashyira mu mazi. Ugiye kuyamesa se? mudatumajije barushyira Aya muri bukana nari maze kugera. miliyoni akomeye mu tubwire rwose Yego, aruzuye. Umukuru usuye se? oya ni njyewe yabika sha aba yambitse ni njyewe ufite igikapu kinini turabavandimwe Ubwo rero hano hari icyamamare. Inganda yatanze rero. Nababwiye ko ari kuri Venus Bar hakoramo witwa Kibakwire wubatse izina hano muri Nyabyondo. Wadufasha se? Ahubwo ari nyiri kureba eh ibintu byose nizere ko muri munsi igiremo nshatse kumbwira ko yari bakiri bakwire Kibakwire muzamumenya ariko cyangwa muranamumenya. gato ya tantine Gato. ahubwo se tugenze gute murafata ikintu tugenze gute buriya rero ngewe reka mbabwire icyaka cyari cyanzengereje Nyine ngira bwaho. ahubwo ndibaza hano nta baseriveri bahaba gutindira abantu gutendera gute Agiye gute tumara kukwaki. kubara inote nta Nge wabazi inote ninge bakwiriye kubanza. Ninge wabakwiriye kubanza kuko nganeye icyaka zaneye icyaka. sore muri he ntabwo mumva ko abantu Oye niko.
ninjye wakwiriye kubanza inote zanteye icyaka n'ubukungu bwayo muhugu werekeze Kibakire ntabwo muzi no I know aho kibakwire ese uyu niwe kibakwire ntabwo navuze ikintu ariko kibakwire sinzahanje sisi turasana kibakwire kabisa muraza gusobanukirwa ariko niwe kibakwire ariko urasa neza rwose wakabaye kibakwire kweli n'uyu nguyu umwana uhesha ariko rero nabona ibinyobwa byatugezeho ese kumbona hari uturahuri ko turimo amazi ahubwo nibateze kaze nkwereke babigira oya uretse kubona ubona ko koko utu turahuri turimo amazi koko ariko njyewe amazi byose ni amazi ubundi ukuntu babigenza ubundi ukabena okay kanze wagiye wubaha abantu bakuru reka imvura yari no kugwa mu kanya ariko kibakwire ariko kibakwire buriya nicyo kibe twakira kandi mu buryo ariko nshaka kumenya ko ariwe kibakwire ubuzima bwacu wanze umbwire icyo bagenze wowe uraza kubanza cheers 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 utereka hasi ntabwo karuta kapanashi naho umusiteri banza urebe n'akabara kayo umusiteri do ariko umusiteri bijya gusa ko n'izindi bijya gusa umusiteri nanjye na nanjye musiteri kano iyi ni iki ni amusiteri panashi gahakira panashe yawe ese ko mwana okay icyo mbona reka nkubwire rero ngiye kubatomboza panashe na amusiteri nuko wari wagotomeye harasigamo gateye icyo ukunda ntabwo wakeberwa njyewe rero nakurikiye hari byinshi c'est ça nakurikiye nuko hari harimo byinshi twishirata byose birasa ajya bose mubaza akabazo ubundi bino bintu ko ndimo kubona iki n'iki bisa aho ntibatubeshye byose ntibisembuye by'imisemburo byo buri muntu njye ndabona bisa ari bimwe buri muntu ndabona ari bimwe buri muntu n'ibyo yemera sibyo oya ntabwo bimeze kimwe ariko murumva n'ukuntu biryoshye ukuntu biryoshye nta bisukari basomana kuri setora soma kuri setora turebe kurya rero njye nshimisha nuko menya ibintu uko bimeze uko bihagaze agasukiro mbishaka ko nta mazi ni bimwe ariko ndiyo uzuko uyu munsi ndi buwe na gitifu umunsi wese abantu uzamwishe guza akaboko ku ibendera niwe gitifu uyu munsi ese we kumeruka mfite panashi aba ndeba byabaye ko kabitse wanguraniye sisi sisi genda ndabona nka tasi mureke mbabwire njyewe ubaye iki se kandi mureke mbabwire mbwira ese komeruka ndimo mu masiro kwakira ku bundi wowe kibakwire kibakwire ni sisi sisi karame mu bandi uyu munsi ndaba gitifu ndabasezeranya bose sisi sisi ku buzima bwacu sisi Yes, yes. akarangira